ayo basi number uno. Ubundi mucyumva ngo ni kimomuje, mumenye ko gahunda ngarukanye ari Sazafurika. Ngaho Sazafurika mwana w'umunyarwanda. Bimeze bite rero? Igwe Media nanone X Nation na Rock Entertainment. Ubundi Rock Entertainment niyo yatangije umushinga witwa gahunda muri Afurika. Noneho umushinga witwa gahunda maze kuwutangiza uragenda urafata. Umushinga umaze gufata kuri inshuro nabazaniye umushinga witwa ngo Sazafurika mwana w'umunyarwanda. Ngaho Sazafurika bimeze bite? Muri tayari turametere nzovu. Mama we ninjye musobanuza umwe ukeye utunganye ukomoka ku ntumwa, sibyo? Ngaho Igwe Media. Muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu, menya ko nawe ibintu utazabishobora. Nta gahunda uragira koko. Mbega nimba uzi ukareba iyi filime yanjye nkasanga ndi kureba metere nzovu ifite views 250 mu cyumweru, nkasanga ibyo bintu ntago bingana n'abasubscribers mfite, menya ko wa mushinga natangije witwa gahunda wasigaye inyuma mu majyambere. Mbega mu yandi magambo urasamye koko. None iyi filime iramutse igiye gukorerwa inkuru kuri YouTube, ba bantu bakora imitwe ya YouTube bavuga ngo none ngo nibabona ibyo metere nzovu yakoze za YouTube channel zindi ziriyahura. Ngo none ureba metere nzovu nuseke ndakwishyura. Ngaho aya niyo mitwe y'inkuru tumenyereye inaha Igwe Media. Njye umva ndacyari namba uno hirya yo nino, ndacyayoboje abandi basobanuza inkoni y'icyuma. Icya mbere ndakora bakigana, nayobora bagakurikira. Ngaho nukuvuga ngo iyo navuka gasobanuye ukari kuba kari he. Nibakitekerereza nta creativity nta mwimerere ngo ubuseroke nadasobanura turi buvuga iki. Ngaho dutangire metere nzovu. Iyi ni episode ya 7. Wumve reka bakwereke mbere y'iminota 2 mbere yuko metere nzovu agaruka avuye ku wundi mubumbe. Ubundi nge nkora nk'umuraperi, ntago njya mereza abajangweri, sibyo? Ibi bintu byo kudahana tujye duca umuco wo kudahana. Resoli bimeze bite? Papa cyangwa ari muri studio dutangiriye hakurino. Nse boss hari ikibazo se? Kumbona ni mutitira. Boss ni cyagera ari gutitirwa metere nzovu yarataragaruka. Reka bakwereke intare y'umugi yagarutse. Nano byari biri metere nzovu agaruka byagenze gute? Ikirere cyarabanje cyaka gutyo, ndakira ngo ukurikire. Kirere cyaka gutyo, umutwe urya, shitani injere ziramufata, amashanyarazi yarabuze no mu mugi cyo gihe turabizi. Dore shitani, wibuke shitani igice kimwe no umuntu, ikindi gice ni imbwebwe cyase ni ikirura mu yandi magambo. Mama we abagabo bafite ukuntu bamanuka uretse urebe. Ngaho metere nzovu nuko yamanutse amaze kugera ku isirero yakoze iki? Imana y'imyuko, Imana y'imyuko. Mama we ngaho yageze ku isi asanga rumaze gukubita abana aragurutse. Yasanze cya kiva hejuru kikihava, kimaze gukubita abantu kita kiguruka kiriruka. Nituza hano cyagiye, aho cyagiye gushimuta mbona bihita kikihava. Metere nzovu yisahagera, icyamamare kigarukanye imbaraga zimeze gute? Metere nzovu ageze ku mupampe we, shitani arabanza aramukorakora. Muzi igice kimwe ni umuntu, ikindi ni ikirura. Arabanza afata ku macandwa akuye ku wundi mugabane na ku mubumbe, ashyira ku gahanga, amukoza ku gahanga, imukozaho mwuko. Mama we ngaho ureba umuntu uvuye ku wundi mubumbe. Nimbuzi the flash. Mama we beriyareni rebe beriyareni the flash. Dore umuvuduko, dore imbaraga metere
metero inzovu agarukanye. Mama we, tuvuye hariya hakurino hari umusazi bari gusohora. Gusa metero inzovu burya agarutsemo ntibisanzwe. Gahunda ni South Africa mwana w'umunyarwanda. Uyu bari gukubita caho wagisazi we. Ni kazungu wo kuri boutique. Hano hari umusazi. Hari ukuntu umusazi buriya biba byarajaguye tubizi. Hano hari umusazi muri karitsiye. Umusazi uri hakurino Katorori. Umusazi uri hano afite smartphone y'ubwenge. Bahise bamwandikira ati akazi kose gakore nonaha kandi ntusige ibimenyetso. Buri muntu ubonye ari umusazi wese ku muhanda sikaba ari umusazi. Wa mukaritasi y'umusazi vana ugende. Uyu musazi afite telefone yamanutse gutyo azamuka gutyo mama we. Watwitaga ngo ni umusazi, baramwandikiye ngo ugende ukora akazi kose kandi ntusige ibimenyetso. Ibye nagatinda ni ukumanuka azamuka kuri moto. South Africa mama we. South Africa mwana w'umunyarwanda. Wa musazi twabonaga yinjiye gutyo kuri moto. Bimeze bite rero? Wa musazi umva moteri. Ngao. Ibi bintu urabona bari abana bazabishobora koko? Niba nabishobora bizabagora. Parikano, uyu mugabo ntabwo tuzi ninde. Icyo tuzi uyu mugabo twamubonaga nk'umusazi. Pistori ku maguru ntiyayitwara. Uyu mugabo ninde? Uyu mugabo ni icyamamare Patino. Yagarutse yitwa Katabirora Patino. Arabanza aranimurika. Buretse urabifoto. Dore ifoto. Dore akirya agarukanye. Dore ubwibone. Arabanza arimurika. Ngao. Uramubona ariko ni icyamamare koko. Katabirora Patino namugaruye. Ikintu cya mbere yakoze yabanje kumva nde? Yumva umuntu umwe. Toradidas. Umugabo arahecinye kuko ni umugome. Patino munsi yagarutse nka Katabirora. Pistori. Sasu. Fire. Kuri ba bantu bose bari bipfishije. Urabibonye ibintu Patino akoze? Patino Katabirora kucyo aje arasa abantu bose. Babandi icyogajuru cyako. Babandi ikivejuru cyakubise. Baba yede bose ikivejuru cyakubise. Patino yaje akubita baba ryakariho yaje abica. Kubera icyo abishe. Uyu mugabo kucyo abishe. Dore ifoto. Dore ifoto burya ibikenewe. Dore ubwibone metero inzovu bahagaze koko we. Dore ifoto. Dore icya metero inzovu araguruka. Vambwa gwa handi. Patino Katabirora amaze kwica abo bantu yaje hano. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Umuntu atarashe ninde? Niwe undi yakozeho mbiraza. Aricyo yakuyeyo. Watakozeho ni shitani. Shitani ahantu aryamye. Uyu mugabo Patino yirirwa mu baturage yigize nk'aho ari umusazi. Kumbe uyu mugabo buriya mubona akiri ibikomedi yigize nk'inzanga. Aba ari kuri gahunda. Nimba atari maneko arangije akura y'igishinge. Yagarutse nka Katabirora muri metero inzovu. Nakubwiye ngo buri episode nzajya nkuzaniramo ibyamamare bigiye bitandukanye. Arabanza kure igishinge aza kurinde wa musore wacu. Igice kimwe n'umuri ikindi ni ikirura. Bamwita shitani. Kure igishinge. Cyitonze. Patino Katabirora. Umugabo ni umugome. Kumubona se ka twakwishyura. Taramutera shitani. Taramutera igishinge shitani. Shitani arakanguka. Ni ikirura igice kimwe ikindi ariko yakubiswe ko. Taratera wapi? Urebe. Tera. Urupyiso. Atamureba. Papa. Mama we. Urupyiso. Uyu mugabo waje ari Katabirora agukubita. Pyiso
urupyiso takureba patino urebe kibyeyi urushyi kibyeyi urushyi uyu mugabo nagasanzwe mama we urebe katabirora urupyiso atakureba kibyeyi atakureba mama we aguhana kibyeyi atakureba urebe taratera ngaho buretse urushyi kibyeyi atakureba kibyeyi atakureba urebe ngaho ngaho ma arabanzara nimurika umugabo afite ubwibone ni ikigabo cy'ikigome gifite umwiryo uyatora umucanga arakibara umucanga mu maso hari igihe ubona byakomeye ugaca isheni shitani aca isheni hari igihe ubona ibintu bikaze shitani yahise amanuka hari ikigabo kigabo ni ikigome ni icyicanyi bamwita patino katabirora harabanza yegekaho durakirya rikabahagaze katabirora ashyiramo vitensi mama we bimeze bite rero akurikira shitani kuki bamushaka ngaho imyuka arayamagara ikamusangara urebe urabona ariko metero inzovu yagarukanye imbaraga zisanzwe ngaho agarutse mu rugo iwe umwana ujya waba burya ntagakumirwa kandi nk'uko iri wabishonda umukara metero inzovu agarutse iwe mu rugo rwe rwari rwarurigarijwe n'abasinzi b'abapampe bazi ko atazagaruka umugabo agarukanye imbaraga zidasanzwe imikandara narakubwiye ngo yamubanye myinshi imwe yambara mu mutwe umukandara abanza awushyira hano hasi uramubona ariko ageze mu nzu ye arabanza aramedita yitonze metero inzovu afite utwanwa two hejuru kuko bita polishoke asohora amacupa arimo ubusa baginga bazana amacupa arimo ubusa mu nzu yanjye akigera ku isi hano hantu hari inyota babasobanuzi naje kuvumbura ko impamvu basobanura nabi n'inyota baba bafite menya batanariye kumbi inyuma hari akayoga iriya nzoga bayita urwunge ni inzoga y'urwagwa ikorerwa i Musanze bayita urwunge mu gihe nta wundi abona urwunge ngaho ngaho yewegeye asekamo buriya uyu mugabo aturuka ku wundi mubumbe ariko ku wundi mubumbe iriya mibumbe yindi nta mahana abayo nta ntambara ibayo abantu ntabwo bicana nta bugome bubayo ariko ikintu tubarusha no kuri iyi si yacu tugira byeri koko shaka umubumbe wacu nta byeri zibayo ikintu turusha indi mibumbe nta byeri bagira ngaho byera zifunguza urutoki metero inzovu avuye ku wundi mubumbe ariko ikintu turusha indi mibumbe nubwo twe tugira intambara n'ubugome n'amashyari bangira n'amashyari ariko ho byibura nta nyota hano ku isi haba tugira byeri ngaho avuye ku wundi mubumbe yarakumbuye iki ngaho ndatwika koko mwimanukira icyamamare inyota iba ku wundi agereka akaguru ku kandi ku yindi mibumbe ubundi yaba ikintu bita inyota koko imbwa yihunguye ivu yicara ku meza metero inzovu akiri hano hari icyo yumvisha abigaruye urugo rwarabumva abumva mukiri mu kilometero mumwegera metero inzovu nagasanzwe arabanza yambara umukandara akuraho imyuko ye bariya baje ndagira ngo ukurikire filime bigaruye urugo rwe bimeze bite ashire ni uje ni wa mupampe w'umugambanyi umuginga ni umugambanyi koko metero inzovu aramwumva mwoko urebe mu ntoryi n'abandi bapampa inyuma urabizi reka ngo wane kibyeyi we waramenyereye wimenyera tega ikibuno mirisha arafunga ngaho mirisha
tega ikibuno murishyi ngaho. Hopeline Sports niyo yamwambikiye ku wundi mugabane do baba pampe bandi tera wapi buretse umugabo arabangutse. Ibibaraga yazanye n'ibisanzwe ni metero inzovu, yazanye imbaraga zidasanzwe. Gufatira Karaza, uyu mupampe yitwa Karaza Ruwanje rimwe hanze y'igipangu. Gahunda ni South Africa, South Africa mwana w'umunyarwanda. Uyu aracyahunga yakurikiwe. Bimeze bite rero? Shitani yakurikiwe, uwamukurikiye Patino Katabirora. Uyu mugabo ninde wamutumye? Abantu bose bari muri iyi filime tuzi gahunda yabo, uyu mugabo ntabwo tuzi gahunda ye, nkuko tutazi impamvu ikivejuru cyaje gishaka nde mbona bihita gukata. Ikigabo kirakata, ikigabo gikata nk'ikirubo, gikata nk'ikimashini nyagasani. Uyu ari gukata yakurikiwe. Shitani nagiye kera ku busa. Uyu mugabo igice kimwe ni ikirura, ikindi ni umuntu. Shitani yakurikiwe agendana akayuyuzo ke. Bimeze bite rero? Nakubwiye ngo ukeneye kwamaza muri izi filime wahamagara ku cyicaro gikuru cy'agasobanuye mu Rwanda, bacyita Rock Entertainment. Ibyo bintu tubigufashamo. Umugabo akomeza imbere. We nimba ushaka kujya ugaragara mu filime nk'ay'ubwenge arebwa n'isi yose, hamagara ku cyicaro gikuru cy'agasobanuye, bacyita Rock Entertainment. None Afurika ndayiteruye nyirekuye yagwa. Gahunda ni South Africa. Umugabo azano Katururi yakurikiwe. Shitani nakabara gafite cyuma. Urugabo rwaje cyuma, habuze gato cyamukurikiye. Kigabo utari, ikigabo kirabangutse agashoka kiragasama. Ikigabo ari kuri kukibona Katabirora. Shitani tera agashoka, ikigabo kiragasama. Dore iryinyo Doradidas Katabirora Patino. Mugabo ni umugome, yigira umusaza akigira ipanche, ariko umugabo ni mubi. Hakurino baba pampe bakubiswe, mwenyewe yigarukiye. Yicara hano Karaza Ruwanje. Icyamamare kuri Parishoke, turatwanwa two hejuru batwita Parishoke. Mbona bitari hehe? Kuki abantu bose bari guturuka ku wundi mugabane cyase nako ku wundi mubumbe mu mbabarire bari kuza babaza mbona bihita? Ntabwo muzi icyo ari cyo. Mbona bihita ni muzi icyo ari cyo. Atari ikigabo cyaje kiramutwara, ndagira ngo mve amagambo. Hari cyaje gitwara mbona bihita. Ngo kandi icyo kigabo gifite imbaraga zidasanzwe. Umve, icyo kigabo cyakandagiye gifite imbaraga zidasanzwe, cyaje kigashimuta mbona bihita. Ni hariya yakandagiye. Ngo ni metero inzovu avuye ku wundi mubumbe, ariko aje nawe abaza mbona bihita. Kuki abantu bavuye ku wundi mubumbe baza babaza mbona bihita? Mbona bihita afitemo ibihe bintu bituma abantu bose bavuye ku wundi mubumbe baza bamushaka. Yaraje akora ahantu cya kigabo cyakoze cya kivejuru, aho cyakandagiye aza yumva impumuro yaho. Wumve aramedita. Inzovu avuye ku wundi mubumbe. Mva amagambo. Muze tugende. Ahise amenya icyo kigabo cyashimuse mbona bihita ukiri. Mbona bihita abantu bavuye ku wundi mubumbe kuki bose bari kuza bamushaka. Mbona bihita nyamara wabona ari imari we. Uzi ko wasanga mbona bihita ari icyamamare gifite ibintu tutazi ibyo ari byo. Shitani ntambaraga afite, yacitse intege, bari kumuhiga. Shitani wibuke ni uwacu, ni umupampe wacu. Kumbe dore cya kivejuru satura cyaraje gifungura ijuru, gifite imbaraga zidasanzwe. Shitani arabibona, ni kimwe cyashimuse mbona bihita. Metero inzovu arabibona, kiraje kure imbaraga ari hakurya mu kirere, kizikubita kuri mbona bihita. Sinzi ibintu ari gukura muri mbona bihita bishyira mu kirere. Hari ibintu yakuye muri mbona bihita abyerekeza mu kirere. Ndagira ngo kurikira filime. Uyari hano ku mutwe, kivejuru kirikanga.
Satura hari umuvangiye, Satura hari abamuvangiye mvishe, arongera acinga ikirere. Umugabo afite ibaraga bidasanzwe n'ikiva hejuru. Mam do 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 ngaho. Umugabo yaje n'abapampe be. Bimeze bite? Aba bari gutambuka niba cya kigabo twabonye bita Katabirora ariwe Patino azano fata icyuma cye yikoreye nde shitani. Dore abapampe Metero Nzovu arabayoboye. Bimeze bite? Patino Katabirora abantu bakimara gutambuka dore ngo barabisikana, dore ngo barabisikana. Metero Nzovu yaboye igitero araho berekeje. Patino kari gushaka shitani cyane amujyanye hehe? Patino Katabirora rero tutaramenya ibye yafashe inzira arerekera n'abari abamanuka kwabo. Bimeze biti? yaje kuri yandesho y'ubwenge bayita taille française. Cyangwa se iyi taille bayita dorobuci, iyi taille Nzovu bayita dorobuci. Suje abakobwa mwese mufite taille ya dorobuci. Akurigiriye umugabo akigera hano menya yaramenye ko ariho mbona bitari yabashije gushaka abapampe bari inyuma arabamedita. Mvuze ngwiki wagwiki mvuze ngwiki arabareba. Mvuze ngwiki ngaho abapampe bavayo. Bimeze bite? Dore abantu uburyo baparikamo. Dore akiryo karaza afite akiryo karaza ruwanje bavayo gutyo. Katurori mbona bita dore ahantu ari, mbona bita abantu bose bavuye ku wundi mubumbe bari kuza bamushaka. Baramushakira iki? Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Bakise Metero Nzovu. Iyi ni episode ya 7. Iyi niyo filime iri kurebwa cyane kurusha ikindi kintu cyose kirebwa muri East Africa no hirya no hino ku isi. Ukene do kagabo kibanze abapampe barakareba bamwita Satura. Vayo reba filime rora lengera do lengera kagabo no karabangutse cyane barakareba. Iyi migeri Jean Claude Van Damme ntago nigeze mubona yitera, ntago nigeze mubona yitera. Uretse ureba kagabo Schwarzenegger yateye, Bruce Lee yateye rimwe kwata lengero mwana ari namagezi we ari no tukoryo umugabo ari no tukoryo ari na amani. Uretse uzurebe filime bimeze biti? Mbega umugabo we cyakoze kikiva hejuru ntago gisanzwe. Ese Metero Nzovu aragicahe iki kigabo kidasanzwe? Umugabo avayo yitonze rimwe rimwe otukoryo kwata amagezi. Umugabo arina mama we bavayo we kagabo agera hasi baranaga ariko nikagera hasi. Turebe tera rimwe. Umugabo nakora ku butaka kintu yanga cyane nuguca bugufi. Uyarakanguka mbona bihita wacu nga rimwe. Kagabo mfite uburyo ki kabangutse karafunze koko abihuta cyane kaba kabona bagenda gake. Mbona bitaraza ariheba n'ubundi reka negereza urwaje n'ubundi uru ni ubupfu. Kano kagabo kakuri imbere kino kiva hejuru. Kagabo mbona bitarikanga. Kumbe hafo mama we mbona bita yihebye abona agiye gupfa. Yagize gutya abona intare y'umugi abona icyamamare. Ubwo Metero Nzovu aje Imana iradusubije. Ubwo Metero Nzovu aje hano turasubijwe. Ese Metero Nzovu kano kagabo aragatwara iki? Kano kagabo ko twabonye karenze na kari ikiva hejuru yasetsemo yishimye avuga ati Metero Nzovu araje. Metero Nzovu gwe tomanyira muko rimwe
kagabo hasi. Uyu mwuka urimo n'ibaraga bidasanzwe. Tera uwa kabiri mu ijosi mu ngoto rimwe, bose barikanga. Metero Nzovu nagasanzwe we. Metero Nzovu uretse urebe umwuko rimwe, urebe mwuko mu ngoto bikangamo. Metero Nzovu nagasanzwe. Ibi bintu ntabwo bazabishobora we. Ndimanukiye icyamamare kirimanukira nashire. Metero Nzovu arabanza kura imbaraga si wabo. Wibuke iwabo se hano ku isi. Kigabo gicaho, uyu ni wa mugambanyi mukuru. Uyu mugabo niwe ugambana kurusha abandi. Metero Nzovu arabanza kira gutya akura imbaraga by'iwabo. Do ngaho Metero Nzovu yagize atya akura imbaraga arabikura. Do ngaho amabuye arazamuka mu kirere. Amabuye azamuka mu kirere. Menya Metero Nzovu nawe gahunda agarukanye ari Sazafurika. Arabanza aramuzirika atamukozeho, aramushyira hasi yitonze. Mvuze ngo iki? Ubone hasi, ubone Metero Nzovu mushyira hasi. Amabuye azamuka mu kirere, isigira umutingito. Metero Nzovu ibaraga agarukanye inyuma ye. Metero Nzovu bamuciye inyuma akiri kuzana ibaraga. Cya kigambanyi cyaturutse inyuma kubita isarabwayi ku mutwe. Wa mukerarugendo w'imasisi arabyumva. Wa mukerarugendo w'imasisi yarabyumvishe ko intare y'umujyi wa Kigali bayishyize hasi. Menya ibibaraga by'uyu mukerarugendo w'imasisi hari aho bihuriye na Metero Nzovu, kuko Metero Nzovu yagiye hasi n'uri yajya hasi. Metero arongera agambaniwe nanone na Ashira umugambanyi mukuru yajyaga yizera. Iki kive hejuru kuko Metero Nzovu arakirenze. Usibye akagambane kabo hari igihe umuntu aba arenze kuko bidasubirwaho. Bimeze bite? Karaza nta mwana unyara ku kabari. Cicika. Nta mwana wihagarika ku kabari. Vayo ifi kagabo karabangutse kuko isatura. Dore umugambanyi uramubona ariko ikive hejuru cyaramurebye. Umusore abizi nkugeze umupampe. Ugize umupampe. Tumugambanyi mwiza ugize umupampe. Twimanukire. Barimanukiye ndetse nani ibintu byaturutse ngo kwimanukira. Nubwo nabonye ari ubukampani busigaye bwikoresha ibintu by'amapublicité buvuga ngo nanjye ngo twimanukire ngo paka yitwa ibiki n'ibiki, batarama amafaranga ari nge wahimbye ibintu. Ibi bintu rero twasize bimanukiye, ariko Metero Nzovu aracyahari. Nituramenya Patino Katabirora bimeze bite, ucemeze kuriya kuca shaka biriya. Nituramenya nanone bira bimeze gute. Ndaje mukanje reka mbanze ngusigiremo publicité reba abantu nanone barenze. Ariko nanone nkwibutsa baracyari wa wundi banyitaroke kimwomo kibahana. Abanzi nago bangiriranya, abamenye nibanshidikanyaho. Ndayobora bagakurikira nakora bakigana. Dore inkuru nziza mbazaniye. Waba warihebye cyangwa wiheza mu bandi kubera ikirere ngo wazanye uruhara kandi ukiri muto ngo ntabwo uri bogari nk'abandi bana, cyangwa urabyibushye ku buryo wumva utewe ipfunwe nabyo, igisubizo cyabonetse. Gana Moses umuhungu w'Abanyarwanda agufite amaproteine kubifuza kuganguza bakamubogari cyangwa abaponsa b'umwuga. Agufite imiti y'abasore bifuza kugira ubwanwa bwiza bumwe bita ikiroso kandi mu gihe gito cyane. Akarusho rero n'aba bandi bafite uruhara yaba izabukuru cyangwa ikibazo cy'uruhu, yakuzana imiti mpuzamahanga ikangura uturemangingo ukongera nawe ukagira umusatsi kandi mwiza. Dore noneho akaroso kabuhariwe kagenewe gukangura uturemangingo. Wowe wizuyaza hamagara Dr. Moses umuhungu w'Abanyarwanda maze ibindi uzabumbwira. Muhamagare kuri 0783 65 35 06. Ntugire ikibazo twanagusangisha imiti aho uri hose utiriwe wivuna. Dr. Moses, icyizere cy'ubwanwa bw'ejo hazaza. Guhera kwa kangaye bamukubaza niba ari mwana yaturumutse agatayiwa. Ariko ubundi warwaye mu mutwe rega kavuze kitapaguye. Ubundi ndakwe ko nge nawe dukundana. Nge ngana nawe. Aho kano kantu undi nasoni kagira. Wajye ubanza ukareba n'umuntu muvugana. Byonyine nkwicariye rimwe sibye guhita uturika. Kuva kimukiranga ntujyuma amahoro. Biruguza unsakuriza omena amatwi ngo ngaho wumvirije ngo ngaho amapanu ngo ngaho karuri kaba karuri se saki wacu arakoso yatwubakiye. Ubundi mbansize nkukoreye amabara hahandi uzajya undeba ukavuga uriya mukobwa ndamubashye. Niko se sheri ko mbona wahindutse. Unzi meze nese wakanuwe. Ndi imbere genda.
yara bebe ko arakese byangenze bebe iki uruhinja rwa nyoko njyewe ni kangahe nkubwira ko dupfa n'abakobwa bose njya gutereta ngasanga babageze. ariko ubundi peti gushaka kuzaneza rubanda bwose ngo nakubiswe amapanu ubundi urambaza iki nambaze kumaze ko abakobwa bose nshaka gutereta cyangwa hateye akarenge ubundi urankuriye iki kubiri amabuno yanjye ahubwo niba uzi ubwenge n'uzajya ubona amabuno yanjye ugiye yabona nka grenade 30 zigiye guturika ute wiruka mbona urenga nukumva nzagutsinda ahangaho bibone cyangwa nzakuniga bakumva wowe twicana sibyo ako se ubundi buri kurwara mu Rwanda icyo twicana uyu mukobwa ndamurambira nashaka gukwica ndakuzwa ndakubyumva hano kuzi wanyu bavuye mu gipangu reba hariya hejuru igipangu asubwo urareba iki ngutuma miyo ariko ubundi munganya ubwenge ari wowe nawe ninde mukuru twa munganya ubwenge uko kigira igiki se igiki mbabwire muzitekerezeho amakipe ntangana aka kamamiyo ka senkani mwabonaga kari bunkoreho iki mu ndebe reba iri pini aka ngaka ubundi kagura 20 ni 10 fata ibimamiyo byanyu nkubwire washyano